ubu natwe turi mu gihe abantu bashaka gusubira kuri rwa rufatiro rw'inyota n'inzara ariko biranga. Umuntu arashaka kongera gusenga uko yasengaga bikanga. Umuntu agashaka kongera kumva bwa buryohe yagiranaga na Kristo bikanga, ukaza gusigara ubibaramo inkuru. Urusengero Satani yarwicishije amahembe y'imyuka iva mu mahanga, ibinyoma by'amahanga, ibinyoma bya Satani dukurira hanze no hino. N'abamaze kugeza heza, bamaze kwandastandinga, kugira ubwonko bwiza n'ubwenge bwiza, ubundi Satani akabongorera akababwira ngo nta mana ihari iyo umuntu ataka. Abantu basigaye babana mu nzu ariko buri muntu ari mu isi. Ntago kandi buri muntu ari mu isi bitewe n'inkota Satani yamucuriye. Hari abakunda rero amakuru ari politiko. Ugasanga inkuru zose z'amahanga. Ariko ukibaza uyu muntu monitoring inkuru z'amahanga ntiyavuye iwe mu rugo, nta support yose atanga, si planning intambara. Ariko icyo kintu cyaramubasi. Ibi rero byose iyo Zakariya ajya kuvuga ngo mukobwa w'i Babuloni irukanka ucika, mukobwa w'i Siyoni irukucika. Kwiruka gucika rero ntabwo ari umuvuduko tugiye kujyaho nk'uw'amagare yaririho. Ni ukuvuga ngo kura ibitekerezo byawe ahantu Satana bibatiye, usubire muri system, winjire ndana ha. Niba uvuye mu kazi ka leta ongera utekereze no ku Mana yaguhaye izo mbaraga zo kubikora. Niba uvuye muri business yawe ruhura umutima wawe ushake n'ijambo riri bwubaka ubugingo. Icyo twasaba abantu ni ukuvuga ngo bakwiriye gucika. Nuko warumbajije ngo ni ibiki byigije abantu kure y'Imana. Ni amahembe twacuriwe. Nizi nkota. Aya niyo aya mahembe aracyadukurikira. Umva arahari n'uyu munsi. Aravuze ngo yatatanyije abayuda, aya mahembe araza agatandukanye n'umuryango. Ikintu kinangaje kuri ijambo musomye hari ikintu umvishe ngo aya mahembe yatatanije abayuda atatanya Abisirayeli arangije niyarekera aho ngaho yinjira mu murwa, mu nzu y'Imana, w'amahoro yinjira i Yerusalemu. haravangirwa abantu buse ntubibona se ukuntu twasubiranyemo. Muri kumwe na Pastor Abatoni, nongeye gufata uyu mwanya mbashimira cyane by'umwihariko kandi nongera kubaha ikaze mu biganiro byacu. Benshi mutuzi kuri channel Pastor Abatoni TV ndetse iranakomeje, ariko mu kiganiro cyitwa Another Side tugusabye kudufasha kubana natwe kandi tugusabye gukurikirana ibiganiro byacu. Tubaha ibiganiro guhera saa 3 za mu gitondo umunsi kundi. Kora comment, duhe like ndetse kora subscribe. Imana ibaduhere umugisha, turabakunda. Shalom. Pastor, yes, amahoro. Ngiye turasubira ku bushake bw'Imana. Igitondo ariko cyane bitse Imana ya mbona hari kirere cyiza. Ariko ari nziza ntabwo yari. Ariko icyo navugaho nuko ikirere cyose gifite umuhumuro mwiza, gifite gusa neza. Cyangwa kirema niri mu mitima y'umuntu yabyukiye. Ubundi akenshi na kenshi biterwa n'uruhande wabyukiyemo. Okay. Iyo ubyukiye mu ruhande rwiza, agiye ngo bagabo babyukira ni ibumoso riri. Hari umugabo yabyutse afite ibintu yavuga ngo yabyukiye ibumoso. Rero iyo ubonye ari ibintu byiza ubwo no kuvuga ngo wabyukiye iburyo. Klima ni nziza cyane, tumeze neza, turi ahantu hameze neza, hatuje, hari amahumbezi, hari akayaga keza gaturuka ahantu heza, gasa neza, isa neza, imihanda isa neza, amazi asa neza, ibintu byose. Ni ukuvuga ngo muri makeya hari akantu nigeze kubona kararinkinga bavuga ngo umufotore mutazibagirwa Kigali y'ejo. Ariko ikintu kigutangaje ni wacu ubwacu Mana hari imihanda nibi, ariko uzi ko uyu munsi umuntu ahacu umuntu akibaza aha niho hanyuraga urahazi ahandi. Ariko Yesu arakuze kandi dushimire no kuri n'igihugu. Ubu noneho urabona ko turimo kubibona muri nibwo twibonye ko turi mu mujyi. Ubu urabireba muri 2025 amatsiko Yesu ya 2020 ndi mu bazagerayo. So nta kibazo rero banyarwandakazi, reka tugire amatsiko yo kumenya 2050 niki iduhishiye kuri iyi Kigali tureba, nta gihombo kuri iki gihugu cy'u Rwanda tureba. Nza abandi mu bahari niki iduhishiye. Ese ko tubibona gutyo uyu munsi irimo kwakira ngaho amanama y'isinga, imicuno y'isinga, buri kimwe cyose kandi bikimeze gutyo.
byose bikajya bikorerwa iwacu hakamera. Ndibaza mu myaka 25 iri imbere haraba hameze gute? So turongeye turagarutse muri kumwe nanjye Pastor Fred Sabiti, turi kumwe na Pastor tuguhaye ikaze nanone. Amen. Ni ibisanzwe ibiganiro byacu maze kugenda mumenyera, tuzanye indi sanganyamatsiko, ariko mbere ko nyibabwira reka tubanze twiragize Imana twumva umushumba dusengera hanyuma dukomeze. Karibu sana. Ya n'umugisha n'ukuri kandi tubifate nk'ibidasanzwe kuko nta gihe gikwiriye cyo kumenyerwa ko twasenze twanabisengeye binahagije. Buri mahirwe tubona nkuko tubyutse tukavuga ngo twisanze turi bazima, ibintu byose bitubera byiza kuko tugihumeka, ariko ntago wahura n'umuntu ubugingo bwakuwemo umubaze ngo ikiza n'iki kibi n'iki, aba yageze ahacecekerwa. Impamvu niyo haba hari bigusharirira byaba bigusharirira kuko uri muzima, kuko umuzima ni wumva test. Rero si ngombwa ngo wemeranywe na Pastor Bate naho asengera, ariko twemeranywe ko Imana iguhaye ubuzima ariyo yabumpaye, ibyo tubwire Yesu ngo wakoze. Turagushimiye Uwiteka Imana Nyiringabo, turagushimiye ise w'umwami wacu Yesu Kristo ndetse data wa twese. Tuguhaye icyubahiro kuko iyi platform turiho mwami mu gihe gisa nk'iki wari ubizi ko tuzaba duhari. Kuri twe twatungurana no kuri twe byadutungura, ariko kuri wowe nta kijya kigutungura. Niyo mpamvu ari abadukurikirana bari mu nzozi z'ibyo waduhaye, kandi natwe ubwacu turavuga ibyo waduhamagariye kuvuga no gukora. Turagusabye rero kugira ngo ubane natwe muri iki kiganiro, dutangirane nawe, kandi mwami turavugana n'imitima myinshi irushye, turavugana n'abandi mwami Imana bakomejwe nawe. Icyo tugusabye nuko muri ibi biganiro tutagira inkomere dusiga, ahubwo ukomeretse tuhava abonye igisubizo, kandi nukomeye yongere gukomezwa cyane. Urakoze Uwiteka Imana Nyiringabo, dusabiye igihugu cyacu, dusengeye abami n'abatware waduhaye, waravuze ngo abone ubuyobozi buguturukaho, kandi utwara wese ntatwarira ubusa, kandi baganishije gushyira abantu bawe aheza. Turasenze ngo mwami ubongere gukomera, ubongere kugubwa neza, kandi inzozi zabo zirushaho gukomezwa nawe umunsi ku wundi. Wongere Nyiringabo Imana icyerekezo, wongere kugitangaza kugira ngo turusheho kugubwa neza. Urakoze kuri Imana, dushyize ibiganiro byacu mu biganza byawe, n'abadukurikirana tubashyize mu maboko yawe, ubushake bwawe buganze. Tubisabye twizeye kuri mu ruhande rwacu, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Urakoze cyane Pastor. Nzanye iki kiganiro cyangwa se nzanye ikibazo kibaza ngo nibisanzwe niki giteye abantu kuba kure ubushake bw'Imana? Niki giteye abantu kuba ku bushake bw'Imana? kuba kure ubushake bw'Imana. Tubona abantu benshi, ushobora ndakibaza nkuko nawe wakibaza cyangwa undi yakibaza, bitewe n'ibyo tubona hano. Abantu babaye bize mu bintu bitandukanye, ugasanga bafite ibintu bahaye umwanya, ariko wajya kure ugasanga Imana muri bo nta mwanya bayifitiye. Barayizi, barayivuga, bazi ko byose Imana yabibashoboza, ariko nta time bafite mu guha Imana, nta mwanya bayifitiye, nta gihe bayifitiye. Niki giteye abantu kuba kure y'ubushake bw'Imana? Kandi mu biganiro twagiye dukora cyangwa se mu buryo wagiye ukomeza kudusobanura ahantu hatandukanye, twagiye tubona yuko mbere na mbere mu buzima bwose ibyo umuntu yakora, ibyo umuntu yatekereza, ibyo umuntu yategura abishobozwa n'Imana. Ariko iyo tugiye kureba tubona abantu kenshi na kenshi nta mwanya bagifitiye Imana cyangwa se bafite ubushake bw'Imana. Ubu ibi byabiterwa n'iki? Dufasha. Imana ishimwe ko twaravuze ngo iki kiganiro cyitwa Another Side. Another Side ni urundi ruhande, kuko iyo uri mu ruhande rumwe utabalancing ibihe, byanga bikunda ugira effect, ugira ibibazo bitari byiza. Kuko niyo mpamvu mu mubiri wacu harimo ubugingo, harimo umwuka. Ubugingo n'isi y'ibitekerezo, hari umwuka duhumeka ufite uruhare rwawo, hari n'uyu mubiri twambaye accessing ibintu kujya imbere. Yesu aza mu isi yakoreye mu mubiri. Yego. Abimana muntu aba mu ijambo, araza abo muntu noneho yambara umubiri. Ariko abantu still ntibamenya ko ari Imana. Yego. Agiye kugenda tubwira akantu. Ubwo ndashaka kuvuga ngo
igihe cyose yabereye mu mubiri hari ikintu yatwigishaga uburyo side y'Imana igombye kuinfluensa ibindi bice nangwa se uburyo ushobora kuba muri uyu mubiri ariko ukagendana n'Imana itari muri iyi si idafite headquarter muri iyi si ariko headquarter yayo ikaba muri wowe ukajerwa nayo mu bintu byose. Agiye kugenda anatwereka ko nanone iyo si tutabona ifite imbaraga kurusha iyi si y'uyu munsi. Abitwereka dusezeranya ko nagenda kuko iyo yabaga ari mu isi ntiyageraga hose. Aratubwira ngo ndagiye ariko simbasize nk'imfubyi, mboherereje umwuka wera, azabana namwe, azabajya imbere. Atubwira amahame y'umwuka wera. Ikintu kijya kineza aravuga ngo azabayobora mu kuri kose, kandi azajya ababwira ibigiye kuba bitari byaba. Yego. Mpereye aho mu rwego rwo kugira ngo tubashe kumenya ngo tumenya gute ubundi ko twavuye ku Mana, kuko pastor buriya nubwo uvuze ngo abantu barekuye Imana ngo abantu bari bize, nta nubwo babizi ko banayirekuye. Buriya wanabimenye ubukiri umukristo, ariko kubasha kumenya ko wanabivuyemo bimenya ryari. Ikintu cya mbere umuntu abonyera ko yavuyeho Imana, buriya dukizwa hari ibintu bituranga duhuriraho twese, kukomeye n'uworoheje. Iyo tugikizwa hari ikintu cyitwa inzara y'umwuka. Uribuka neza ugikizwa uburyo wumva gukunda gusenga, uribuka neza ugikizwa uburyo wari ufite inzara yo guterana kwera, uribuka neza ugikizwa uburyo nta kintu mu rusengero cyakubihiraga, ibintu byose byabaga byiza. Jewe nibuka ko nta muvugabutumwa n'umwe wambihiraga muri makeya, nta umuntu yavanguraga, ariko byari biryoshye. ukarya biriya byose biri mu abantu bose noneho iyo bari muri icyo kirere iyo side iraryoha. Ngo njye nibuka aho hantu kandi urahakomerera. Aho hantu twarahakomereye, aho hantu twahabonye Imana. Rero being bize cyangwa se umuntu guhuga cyane agatakaza, ubundi ubanza kubimenya iyo cya kirere wagitakaje. Yego. Kimwe nk'uko umuntu twumva yakurikirana akavuga ati se pastor wenda icyo gihe nta nakazi nari mfite, wenda icyo gihe nari na mutoya ntari responsible nk'uyu munsi, wenda icyo gihe isi yari itaritamurura ngo itwereke ko hari urundi ruhande nayo ifitemo imbaraga. Ariko control Kristo yaduhaye ntabwo irarushwa imbaraga, keretse nyine wowe ubwawe iyo wavuye muri iyo position. Nubwo isi y'igihe cy'intumwa yari ikomeye, ariko ntabwo yigeze y'influence intumwa, ntabwo yigeze ikurura intumwa, kuko capacity bafatiyemo Imana yakomeje kubaryohera kurusha cya kirere cy'abafarisayo n'abasadukayo. Kandi niba hari isi y'abatekinisiye, abafarisayo bari bizi, please ntabwo bari abantu baciriritse, ibyanditswe bari babifite, ariko ikintu bari baratakaje ni bwa buryohe. Kandi buriya buryohe bwaterwaga n'iki? Bwaterwaga no kubana n'Imana bihoraho. Mu bintu bya mbere rero bitujyana kure y'Imana, nango impamvu twisanga kure y'Imana, ntarajya kureba ibidutera, impamvu twisanga kure y'Imana, dutakaza position yayo, dutakaza ahantu duhurira nayo. Ubu noneho uyu munsi turavugira no mu kirere abantu benshi batarimo gusenga bitewe n'itegeko y'ibyo ridusaba. Insengero nyinshi zirafunzwe, zagonzwe n'itegeko. Ariko nubwo zagonzwe n'itegeko, umuntu ku giti cye n'Imana bikuriye kutagongwa. Baza ngo hawe, kuko hari umuntu waba ukiri mutoya wenda wari utunzwe n'amavuta ya ministry, wari utunzwe n'ikirere cya ministeri, ariko uburyo Kristo yubatse ministry system y'ubwami muri twebwe ntabwo duhura nayo kuko turi mu rusengero. We contact, tugumana nayo, ahubwo binaryoha cyane uri wenyine. Jewe nakubwira ngo Imana nyibona cyane iyo ndi jyenyine. Ariko utari wakomezaho gatoya, tubona abantu hari igihe ukubita n'umuntu wamubaza uti ko ndibo bite bimeze bite, ati sura ndacyasenga se isenge ntabwo bazikinze. Ibyo ni ibisubizo by'abantu batandukanye.
hanyuma ugasanga umuntu afite urwitwazo rumeze gutyo urumva. Ariko iyo tugiye kureba iki ngiki twakibarije mu rwego rwa rusange, si hano wenda si hano ku nsengero zimwe na zimwe zagonzwe n'itegeko n'ibyo zasabwaga, ahubwo n'ahandi hantu usanga abantu kenshi babaye bizi. Iki ntabwo kiri n'iwacu gusa, kiri hose, kiri ahantu hose. Niyo twajya mu Burayi ndetse bo bameze nabi, kuko abavayo batubwira ko usanga insengero nyinshi zarabaye za business, izindi harimo abakecuru n'abasaza. Biraterwa n'iki? Hari ijambo nasomye ngira ngo riri muri Zakariya, wamfasha tukareba mu gitabo cya Zakariya turebe. Zakariya numva nshaka kuvuga uruhande rw'ibisubizo cyane kurusha ibibazo, kuko abantu ibibazo bafite byinshi. Muri Zakariya uraza kunsomera muri Zakariya ibice 2:11. Zakariya ibice 2:11. ibice 2:11. Reka dusome. Kuko Uwiteka Nyiringabo avuze ngo Zakariya nihuri Zakariya ibice 2:11. Umurongo wa 11 yego 11. Yewe Siyoni we wicaranye n'umukobwa, yewe Siyoni we wicaranye n'umukobwa w'i Babuloni, irukucike kuko Uwiteka Nyiringabo avuze ngo yanyuye kumuhesha icyubahiro mu mahanga y'abanyamahanga. Zakariya arahanura, ni umuhanuzi. Zakariya ari umuhanuzi, Imana imuvugiramo iramubwira ngo bwira umukobwa w'i Siyoni. Umukobwa w'i Siyoni ninde? Ni itorero rya Kristo. Umukobwa w'i Siyoni ninde? Ni umuntu wese wizeye ijambo ry'Imana. Nawe uri mu mbaza nubwo wakibarije global, wenda ukakibaza ku muntu wese wadukurikirana n'uri hanze, ariko ni umwuka. Uyu ni umwuka pastor. Ikintu cyose kidutandukanye n'Imana haba habayeho ahantu biremerwa. Zakariya aricara abona uyu mukobwa w'i Siyoni, nanga abona abantu b'Imana bamaze gusabana n'isi, bamaze gutura ahantu hatari iwabo. Arahanura avuga ati mukobwa w'i Siyoni irukucike. So turavugana n'umuntu butwumva Babuloni ni iyihe? Babuloni cyambere ni design y'ibitekerezo Satani agushyiramo. Arigiye twita Babuloni y'isi bitewe nuko Satani yahawe isi, yamanutse muri isi, ariko amanuka yarapfobeje umugambi w'Imana, nanga amanuka yarupozinze, yararwanyije ubushake bw'Imana. Imana imwohereza hano mu isi. Bibiliya navuga ngo isi ibonye ishyano kuko igwiriwe n'umwanzi. Umuntu wa mbere wabonye ishyano rya Satani ni Adamu na Eva. Guhera uwo munsi bica isezerano ry'Imana, icyaha cyakurikiranye umuntu n'intege nke. Igihe cyose dushaka ubwiza bw'Imana tuba turwana intambara, kuko twabwibwe, twakuwe muri position. Kristo aje ashaka kudusubiza muri wa mwanya, ariko still na Satani ntarashyirwa he, kuko aracyabayeho nk'intare. Nubwo atadufiteho ububasha bwa nyuma, ariko aradukerereza. Kandi iyo utanahindukiriye ngo uve Babuloni ni ya strategy ya Satani. Babuloni ni system. Ntabwo Babuloni ari igihugu asaki, nubwo hari igihugu cyitwaga Babuloni, ariko uyu munsi wa none muri iki kinyejana cyacu ni systeme Satani yubatse. Ibiturangaza ni byinshi, ibidukereye kuba bize ni byinshi. Urumva? Iyo turebye ikirere, abantu mu isi barimutse mu bitekerezo, basigaye baba mu kirere. Yego. Buri muntu wese yicara sliding, yicara ari muri ibi ngibi. Dufite abo twinjiriza, dufite naho duhombera. Urumva? Iyo tugira uko tuba dufite uwo dushyiriraho. Turi ku gihombo cyacu, turi ku bihombo byacu, ariko dufite ku mugambi wa Satani turimo turamwinjiriza. Kuko buri uko turangara turamwinjiriza, buri uko dutakaza position turamwinjiriza, buri uko tuba muri position zitari zacu turamwinjiriza, buri uko tukimana, buri uko tureba ibintu bitunamura turamwinjiriza. So Zakariya arahanura aravuga ati mukobwa w'i Siyoni irukucike. So wakwibaza ngo uyu mukobwa yiruka agacika ajya hehe? Ntabwo birimo kuvuga ngo twiruke ducike u Rwanda, ahubwo twiruke dusubire mu mwanya tugomba kubamo. Ya nzara ya mbere, ya nyota ya mbere, rwa rukundo rwa mbere
twakundaga Imana rumwe Yohana yahanuye akavuga ngo musubize igitereko cy'itabaza hacyo rwa rukundo rwa mbere mu rugaruri kuko nirutagaruka muragikurwaho nawe ariko ndashaka kuvuga ngo aho hantu tuhashyirwa nande ngira ngo nicyo babazaga dushyirwa nande muri iyo state y'ubuzima bwo kutubaha Imana wakuze uri umuryango mwiza wakuze uri umukristo mwiza uza gusanga ibintu byose utakibyumva kimwe nkuko wabyumvaga mbere tugeze mu mvugo y'uyu munsi bivuga ngo twagwije ubwenge abantu babwije ubwenge bucriticizinga n'ijambo ry'Imana abantu bagwije ubwenge bwanariza n'ibyanditswe abantu babwije ubwenge bwanariza n'icyo umuntu agiye kuvuga rimwe na rimwe ari n'umwuka w'Imana ugitanze njye n'ijambo rivuga ngo abatuka umwuka wera ntibazababarirwa bariko abatuka Imana bazababarirwa ako kantu ugiye ushaka kugatandukanya ukakumva utuka umwuka wera no gutuka Imana none ukibaza uburyo umuntu utuka Imana babarirwa utuka umwuka wera ntababarirwa ahubwo ukibaza nanone ikindi kibazo ni gute umuntu atuka umwuka wera ubundi umuntu akoreshwa ryari n'umwuka wera umuntu akoreshwa ryari n'umwuka wera igihe cyose wanariza amagambo y'umwuka umukozi w'Imana ahagaze hariya arimo aravugishwa n'umwuka wa Kristo kayanariza uyakerensa ukayakerensa ubinamura mu mitima y'abantu ukabikerensa utabiha agaciro icyo gihe urarwahanganye n'umwuka wera ukoresha uyu muntu ariko kubwira Imana ngo uragapfasa Imana ubundi yapfa irakubabarira na Yesu yarabivuze ku musaraba ntiyari Imana se aravuga tubababarire kuko ibyo bakora ntibabizi ariko iyo washizemo ubwenge bwo gushaka kwanariza ubushake bw'Imana ku rundi ruhande kwanariza umwuka wera biragucanga bisoza wahaguye so biterwa n'iki jewe ndashaka kujya kuri point ivuga ngo biterwa n'iki kuba turi liberté cyane biterwa n'iki kuba dufite freedom cyane tunamura mu bintu by'Imana biterwa n'iki kuba umuntu kandi abantu bose banamutse burya hanamuka wagiyeyo hari abantu njya nicarana nabo bakavuga ati ariko Mana uyu mwaka twabonye Imana none ukamubwira si uyu mwaka yagiye hehe umwaka ushize twari turi mu Mana oya akavuga ngo tugikizwa ngikizwa sha nabonye ikimuga kigenda Imana yankoresheje ibi nibi wajya kumureba uyu munsi wa none uyu munsi wa none basanga akomeye kurusha ikoboyi usanga umutima we worosheho ibintu udashobora kumenya byo nakwita ibinure byinshi yahaze buriya asubira binure aba yarariye cyane ariko nitugera aho hantu ntago ndi buca urubanza nta nurwo nzanaca ahubwo ndavuga ngo Imana itugirire neza kuko imbabazi zayo ziracyariho nsomera muri Zakariya njyewe ndashaka kuvuga ngo ikigije abantu kure y'Imana niki banza hasome ndagisoma Zakariya ngira ngo ibice 4 dusome muri Zakariya ibice 2 uhere ku murongo waho ugeze ku wa 4 ibice 2 yes ibice 2 umurongo wa mbere tugeze ku wa 4 haravuga ngo maze nubura amaso ngiye kubona mbona amahembe ane mbaza marayika twavuganaga ni biriya ni ibiki aransubiza ati biriya niyo mahembe yatatanije abayuda n'abisiraheli n'ab'i Yerusalemu Uwiteka nyereka Imana inyereka abacuzi bane ndamubaza ni bariya bazanywe n'iki aransubiza ati uzi ko aya mahembe ari yatatanije abayuda ntihagire uwegura umutwe none rero bariya bazanywe no kuyirukana no gukubita hasi amahembe y'amahanga yajyaga ahagurukirizwa gutera igihugu cy'abayuda akabatatanya kugeze tukora ikiganiro niba ubyibuka kivuga kuki so nari mvuze nti abana bacu hari ikiganiro twigeze gukora tuvuga ngo ni ibiki bituma abana abana barimo guta umurongo yego twagaragaje ibintu byinshi ariko ndashaka kuvuga ngo ibyinshi birava hehe kuri aya mahembe Bibiliya iravuze ngo nubura amaso ngiye kubona mbona amahembe ane mbaza marayika twavuganaga ntibiriya n'ibiki aransubiza ati biriya niyo mahembe yatatanije abayuda n'abisiraheli n'ab'i Yerusalemu abayuda n'abisiraheli n'ab'i Yerusalemu
abantu bose bari umuntu umwe, buriya byapfiriye ku ngoma ya Salomo. Uwiteka anyereka abacuzi bane, ndamubaza niba ariya bazanywe n'iki, aransubiza ati uzi ko aya mahembe ariyo yatatanije abayuda, ntihagira uwegura umutwe. None rero kamanze ndekeraho ntihagira uwegura umutwe. Niki gikuye abantu mu bushake bw'Imana? Aravuga ngo aya ni amahembe, ngo none rero bariya bazanywe no kuyirukana no gukubita hasi amahembe y'amahanga. Ibintu biva outside. Njya shima Imana ko tugifite igihugu gishaka kumaintaininga umuco, kugarura umuco. Kuko aya mahembe y'amahanga abantu benshi baza amahembe, banayavugaga batazi ko wenda no muri Bibiliya bamo. Ariko tubabwire ngo buri kintu cyose tubona hano kitwigiza hirya y'Imana ni inkota Satani aba yacuriye mu kirere. Aya mahembe ashobora kuza ari system yateguwe. Aya mahembe ashobora kuza ari umuco twadaputinze, twifuje wahandi tukawuzana. Aya mahembe ashobora kuza akazira muri uyu mwuka uturangaza, ari ikirere kirangaza, ibintu bikaza bishininga, ariko behind the curtain Satani ariyo. Aya mahembe ashobora kuza atugira bize cyane, hahandi umugabo aburira umwanya umugore akaburira umwanya abana, nawe ubwawe bikagera ku rwego wibura no kwiha icyo ushaka kandi utanabibuze. Aya mahembe ashobora kuzira mu kubaka ubuzima kuba soft. Buriya pastor mu bintu uzatinya ikirere cyubaka umuntu kuba comfortable, kuhura wumva ibintu byose biri possible, bishoboka, ari ibintu bishoboka. Kuko buriya mu ntambara tugwiza ubwenge. Nayo mpamvu bavuga, ariko n'umugani numva hanze niba ari umugani niba ariko bimeze, bavuga ngo mu ntambara abantu bategura amahoro. Mu gihe cy'amahoro bagategura intambara. Kuko comfortness irica. So twigijwe kure rero, nango abantu bigijwe kure n'amahembe. Zakariya yaribazaga, iki gihe cya Zakariya ni nacyo gihe inzu y'Imana ashaka kubakwa byaranze. Nacyo gihe yahanuriyemo ngira mu bice 6 Imana imubwira ngo imuvugiramo, yambwira ngo genda ubwire Zerubabeli, si kubw'amaboko, si kubw'imbaraga, ni kubw'umwuka wanjye. Kuko nabo bari bicaye, Imana ibasubije mu gihugu, bashaka kongera kubaka yanzu irabananira. Ubu natwe turi mu gihe abantu bashaka gusubira kuri rwa rufatiro rw'inyota n'inzara, ariko biranga. Umuntu arashaka kongera gusenga uko yasengaga bikanga. Umuntu agashaka kongera kumva bwa buryohe yagiranaga na Kristo bikanga, ukaza gusigara ubibaramo inkuru. Urusengero Satani yarwicishije amahembe y'imyuka iva mu mahanga, ibinyoma by'amahanga, ibinyoma bya Satani dukurira hanze no hino. N'abamaze kugeza heza, bamaze kwandastandinga, kugira ubwonko bwiza n'ubwenge bwiza, ubundi Satani akabongorera akababwira ngo nta Mana ihari iyo umuntu atakoze. Akababwira ngo nta Mana ihari umuntu atakoze. Kuri murabyumva? Ndakumva cyane. So Bibiliya iravuze ngo Zakariya arebye, Imana iramubwira ngo ngaya mahembe yatatanyije Abisirayeli. Nguyu mwuka mwacuriwe. Ndashaka kuvuga ngo bitatanya abantu, ntago abantu bangana baragendanye, hari inkota iba yacuzwe. Niyo mpamvu Bibiliya ivuze ngo muri Yesaya 5:4 ngo buri nkota yose bazabacurira nta kizabatwara. Ariko ubwo ni abantu bari mu isezerano. N'abantu bari mu isezerano nta kizabatwara. Inama zizategurwa ntacyo zizabageraho, nta ngaruka zizabageraho. So birandurwa bite rero? Ariko mbere yuko birandurwa turabyemera nkaho yuko aya mahembe ahari. Buri munsi arahari. Wowe uyabonera hehe? Yabona mu buryo abantu bose babaye bize. Uremera ko yari umwuka? Ni umwuka mubi kuko kandi wacuzwe kandi wateguwe. Ariko ugitegurwa. Kandi ugitegurwa. Nago ari umwuka wateguwe gusa, ni umwuka wateguwe ariko ugitegurwa. Kinategurwa. Ucyongerwamo uburemere bwo kugira ngo abantu barusheho kuba bize. Kuko ukurikije impamvu hari waje wihishe mu kintu cyitwa ngo ni iterambere n'umuvuduko udasanzwe n'ikoranabuhanga. None ugasanga abantu babaye bize ukuntu babuze umwanya wo kwitaho
babuze umwanya wo kwita ku miryango yabo nk'uko babivugaga, babuze umwanya wo guha Imana, bose buri muntu ahangana n'ikirere kandi kiye kigusiga. Uyu rero ni umwuka w'aya mahembe. Ahubwo hari abantu bagira bibaza, ese aya mahembe ko uyu munsi wa none twajyaga twumva amahembe, yego twumvaga amahembe tukavuga uriya muntu, hari abantu barwohereje amahembe. Ese aya abanyamakuru bajya kureba inkuru z'amahembe mu byaro ku YouTube bijya bicikacikana ngo amahembe. Noneho no muri Bibiliya amahembe mu gihe ko bavuga ngo nayabira n'amahembe no muri Bibiliya niyo nyine turiho. Ubu wari uzi ko ibintu byose turimo kubona ni resulta z'ikirere cy'umwuka. Uribuka Daniel asenga, Bibiliya iratubwira ngo akinjira muri cya cyumba yajyaga ahuriramo n'Imana. Kwiteka aramubwira ati mugaragu aramubwira ati ngiriyeho umugisha Daniel, masengesho yawe yumvikanye guhera ku munsi ushishikarira gusenga no kwiyiriza ubusa. Numvishije ugitangira kugambirira gusenga no gushishikarira ushaka ku maso hanjye, gusenga kwawe kwarumvikanye. Ariko yafashe iminsi 21 atarahabwa igisubizo, ariko ijwi rimukonfaminga ko Imana yamusubije yaribonye umunsi yinjira imbere y'Imana. Byafatiwe hehe rero? Amahembe yabifashe, byafatiwe mu kirere cy'abavuga ngo abamedi n'abaperesi. Uyu munsi dushyize mu bamedi n'abaperesi, twavuga za mbaraga zikorana n'ikirere, imyuka ikora ahantu buriya abarangi imyuka yabo irakontorora. Umurangi ashobora kuba ari umwe ku mudugudu akamenesa abantu bose bahicaye bakaba in control. Ni Paulo yavuze ngo tukirana n'imyuka y'ahantu ho mu kirere. Urabona ukuntu twese twuburiye amaso ku ma YouTube, twuburiye amaso kuki, twuburiye amaso twuburiye amaso ku ma telefone, ku mashusho spirits. Iyi ni imyuka y'ibirere. Ibitumonitaringa kuko uzareba ikintu nabonye, ikintu ukunda kureba iyo ugikinguye WhatsApp yawe, iyo ugikinguye YouTube yawe nicyo kimarikaho, bahita bakweherereza. Iyo ukunda kureba ibiganiro by'Imana, iyo ugize gutyo ubona haje abakozi b'Imana. Iyo ukunda kureba ibyo bateka, iyo ugize gutyo himarikaho ibiryo. Iyo ukunda kureba abambaye ubusa bakuzanira channel z'abambaye ubusa zose. Mbe muri make ikintu ukunda kureba kuri channel yawe nibyo bintu bihita biza clickinga, nibyo bagusangiza urakoze. Ubu rero uzasanga umuntu umwe Satani yaramucuriye inkota zo kureba abambara ubusa, yego. Undi mucurira inkota zo kureba abatinganyi, undi mucurira inkota zo kureba inkuru zapfuye ku misozi. So noneho ujye kwibaza, wibaze ibi bintu ushobora kubiba mu myaka 10 imbere, igihugu kikazagukuramo umuntu. Iyo urebye iby'abatinganyi usoza ubaye we, niyo utabaye w'umufana wabo ubireba, kuko iyo urebye iby'ibiryo uzava wifuze kurya n'ibyo udashoboye guteka. Icyo ukunda kureba burya kenshi na kenshi nicyo kimena umwuka wawe, nicyo kiyobyabwenge kirakuyobya, kuko iyo ugikunda cyane kugikurikirana, iyo utabashe kukimaneginga mu buzima bwawe wikanga cyamaze kukuyobya kikagutwara mu nzira gishaka cyo, mbe kigushyira muri side yacyo. Wari wicara mu muryango ukabona murahari mwese, ariko buri muntu ntazi kunda hari. Bibaho cyane. No kuvuga ngo abantu basigaye babana ariko buri muntu ari mu isi. Abantu basigaye babana mu nzu ariko buri muntu ari mu isi. Ntago kandi buri muntu ari mu isi bitewe n'inkota Satani yamucuriye. Hari abakunda rero amakuru ari political. Ugasanga inkuru zose z'amahanga, ariko ukibaza uyu muntu monitoring inkuru z'amahanga ntiyavuye iwe mu rugo, nta support yose atanga, si planning intambara, ariko icyo kintu cyaramubasi. Ibi rero byose iyo Zakariya ajya kuvuga ngo mukobwa w'i Babuloni irukanka ucike, mukobwa w'i Siyoni iruka ucike. Kwiruka gucika rero ntabwo ari umuvuduko tugiye kujyaho nk'uw'amagare yaririho. Ni ukuvuga ngo kura ibitekerezo byawe ahantu Satana bibatiye, usubire muri system, winjire ndana aha. Niba uvuye mu kazi ka leta ongera utekereze no ku Mana yaguhaye izo mbaraga zo kubikora. Niba uvuye muri business yawe ruhura umutima wawe ushake n'ijambo riri bwuba ku bugingo. Icyo twasaba abantu ni ukuvuga ngo bakwiriye gucika. Nuko warumbajije ngo ni biki byigije abantu kure y'Imana.
ni amahembe twacuriwe nizi nkota aya niyo ya mahembe aracyadukurikirana umva arahari n'uyu munsi aravuze ngo yatatanyije abayuda aya mahembe araza agatandukanye ikintu kinangaje kuri ijambo musomye hari ikintu numvishe ngo aya mahembe yatatanije abayuda atatanya abisirayeli arangije niyarekera aho ngaho yinjira mu murwa mu nzu y'Imana w'amahoro yinjira i Yerusalemu haravangirwa abantu gusa ntubibona se ukuntu twasubiranyemo aho umushumba umwe avuga undi akavuga undi mu bintu byadusenye nagavuga undi gusa ahubwo we noneho ahagara no ku gatuti urumva akavuga agatwara hari ibyo ngiye kuvuga ariko reka mbireke n'ubundi no kwisenya reka dukomeze ya mahembe atankurikirana n'ahangaha ukibaza ntisenya ukibaza uyu mwuka iyo nize kuvuga abantu babwiragira ngo yabwira ni satani mahembe yageze ku gatuti agasenya inzu y'Imana ubwo uremera ko ariko nituvuga inzu y'Imana n'uyu munsi wa none biracyateje ingaruka muri kiriya gihugu n'uyu munsi aracyabagiraho ingaruka yego bamwe barashaka kubaka abandi barashaka kurinda inyubako yabo bubatse hari abashenye hanyuma abandi uribuka ubwami bwose butwarwa i Babuloni yego wese ntiyari amahembe pastor aho umwami atwarwa agatwaranwa n'ibintu byo mu rusengero akajyanwa n'abakobwa be n'abahungu akajyanwa n'ababami n'abatwara akajyanwa ariya yari amahembe ahubwo akimikwa yubaha Imana akorera Imana yashika hagati noneho igitangaje ngira ngo ubwami bwasorejeho sinibuka ariko isi yari yakoreye Imana neza ariko amahembe yoka mu mwana kuki dushobora kubona abantu bisubiranamo zaba families zaba constitution zaba company yaba business mu by'ukuri navuga ngo hakwiriye kuba nta n'umuntu urenganya undi ibintu byabaye ahubwo dukwiriye kumenya ngo turabikemurira heje byatewe n'iki umuntu ko yari mwiza ejo uyu munsi akaba yabaye mubi yahuye n'ihembe uracumva uyu mwana ko yari mwiza mu gitondo akaba mubi yahuye n'ihembe tumenye ngo akenshi na kenshi abantu turimo twahanganaga n'ibintu tutazi nyamara hari amahembe ari mu kirere hano mu birere bine ayo mahembe n'uyu munsi aracyakora arahari satani niko kazi ke noneho umuntu wajya kuno ukabona umuntu yaryamye yabyuka akabyuka yahinduye icyerekezo cyane umuntu uyu munsi yasengaga yari mu bundi buzima inyota ikamushiraho neza mwana ahura akanabyangiza akakubwira uburyo yatakaje igihe kumva urumiwe amahembe ni mabi ngo yabakubise hasi ariko subiramo gasome wumva yarabaryamishije ngo soma umurongo wa 4 urebe umurongo wa 4 dusoza aravuga ngo umurongo wa 4 ndamubaza ntibariya bazanywe n'iki ndamubaza ni bariya bazanywe n'iki aransubiza ati uzi ko aya mahembe ariyo yatatanije abayuda ntihagire uwegura umutwe hari ugutatana hari no gukubita hasi umuntu yegura umutwe ukishakamo bwa buzima ukabubura kwishakamo rwa rukundo rwa mbere ukabubura kabona abantu baradevelop urwango abantu baradevelop rejection abantu kwiyanga kwanga depression stress pastor ntago hahindutse abantu ntago hahindutse isi hahindutse imyuka iturwanya ni strategies turi mu cyerekezo iyo myuka yararwanyaga no kuva kera ahubwo yaje mu yindi shusho yambaye indi shusho iza mu ishusho y'ikoranabuhanga y'iterambere y'umuvuduko wihuse twambara uwo mwambaro tugendera muri uwo mwambaro turiho twese turi mu iterambere ryihuta noneho ibyakabaye bidufasha cyangwa se ibyo twakabaye twegamiyeho nk'abakozi b'Imana turaje natwe turahuga ndabona
ndabona gufata time yo kujya mu masengesho y'iminsi 3 nta mwanya ndacikwa n'ibintu byinshi nubwo abantu bagisoma ijambo pastor nimfata umwanya wo gusoma bibiliya ndaba ndimo gutakaza igihe ahubwo hari n'ujya kuyisoma wenda niyo nyota yayize n'inzara yaba kigeramo ikindi nizira ahangaha zose ushobora kwinjira mujya gusoma ijambo kisanga wareze uzi ko iki gitabo abantu ushobora gusanga reka tuvuge n'abashumba ushobora gusanga igitabo abakigenda nari bakeya bamaze ngo bibiliya gifite muri telefone wikizoke kwigira muri telefone nta nubwo mbirwanya ni byiza ariko nuko atari yo mahirwe ya mbere ureba nuko atari yo mahitamo ya iyo uyifunguye ushaka kujyamo hari ibiza byaza bikagutwara time bitandukanye nuko uyifite iki gitabo nta bindi bikurangaza ariko iyo ufite ahangaha biroroshye kuko wabiboneraho ushaka hose ariko iyo ukijyamo ya mahembe araguhubura akakujyana ku bindi ujya kubona ukabona kuri YouTube hari uturi tugiye twinagaho wajya kurukara kuri WhatsApp batangiye kwandika ukiruka ngo ujya ku magroup kureba ibyagize gute ibyagiyeho ibyavuzwe ya time ya rya jambo ya wa mwanya wari ugiye gusoma bibiliya ngo utekereze bikabirarangiye so niki cyakuye abantu mu bushake bw'Imana n'amahembe kuki abantu bari kure y'Imana n'imyuka turwana y'ahantu ho mu kirere noneho pastor niki twakora niki cyakorwa kugira ngo tubashe kwikura muri iyo ngo y'amahembe niyo myuka hakorwa iki mu rwego rw'abantu benshi barohamye hakorwa iki cyatuma abantu bongera kuzahuka bakavayo rwose hadufashemo mu gahe gato uduhe inzira y'aho twanyura kugira ngo tuve tuzahuka twongere kuvayo tuba abandi bantu pastor ibintu byose bijya guhinduka wabigizemo uruhare ibintu byose bijya guhinduka nyirabyo we wifataho icyemezo nashakaga ijambo riri muri Yesaya irango ni 5:5 rivuga ngo yemwe abafite inyota nimuze ku mazi kandi n'udafite ifeza nawe nazi nihute nje kuri uwo murongo n'ubundi murongo wa 6 nimushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa nimumwambaze akiri bugufi mushaka Uwiteka uyu munsi umuntu yavuga ngo none se pastor mu bintu byose maze kuvuga uri hafi y'Imana nende twakwigira hafi gute iracyari hafi yacu kuko turacyafite umwuka utunihira iminiho kugira ngo riri mu Baroma 18:28 vuga ngo umwuka wera tunihira iminiho akaniko gahe ndagusaba ngo shaka kanya kawe prive wikongera kurebera ibintu byose mu church wikongera gutegerereza kuzasabana n'Imana wasinze ku cyumweru wikongera gutegereza kuzabana n'Imana kubera ko wagize ibibazo kajya kwiriza iminsi 3 shaka niyo yaba ari iminota 30 uvuge ngo iyi minota 30 niba ndi bwicare munsi y'igiti cyo muri jaride yanjye niba ndi bugi wanjye mu cyumba nkayima abana n'umugore niba ndi bwicare muri salon nka silencing ibintu byose wenda uri single man nangure uracyari celibateri niba uri pastor niba umuntu niwe wishaka hwigihe ariko Imana iracyatwegereye kuko turacyafite n'utunihira iracyatwegereye kuko nubwo amahemba hari turacyegerewe n'Uwiteka ni nkuko uyu munsi ngira ngo tuzagikoraho discussion kuvuga ngo mbese umuntu n'Imana uri kure y'undi ninde ubundi buntu wakinsubiza umuntu n'Imana uri kure y'undi ninde ni umuntu so mushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa umuntu ni uri kure ntabwo Imana iri kure kuko Imana ubwayo iri muri twebwe iri hafi ariko ikintera kubona ibyo yamvuzeho n'ibyingambiriraho n'ibyiza ni umwanya nyiha twigeze dukora ikiganiro uravuga ngo nkubaza ngo kuki abana bacu hanze habarushije imbaraga haturushije imbaraga uravuga ngo hanze haba attention habaho umwanya tutabahaye so Imana iyo wayihaye umwanya mu ijambo ryayo haravuganye niba ari mu migani avuga ngo nkunda ushakana umwete aramba so
urambajije ngo twagaruka gute twakwikura gute mu mahembe icyambere Bibiliya iravuze Zakariya yarabwiwe ngo yagiye kubonabona abacuzi aravuga ngo bariya ni bande nabaje gukura ya mahembe twoherejwe uyu munsi dufite umurengezi uyu munsi dufite ntituri twenyine Bibiliya irambwira ngo sinabasize n'imfubyi nabasigiye umwuka wera so dufite umwuka wera uri butubashishe gukura ya mahembe mu buzima bwacu gukura bya bitekerezo bipfuye mu buzima bwacu umwuka wera uri budufashishe kongera kugira inyota n'inzara ariko araza gukora ruko twamuhaye umwanya muri wa mwanya turaza kwihana muri wa mwanya turaza kubwira Imana ngo twaragutaye turagarutse muri wa mwanya turaza kubwira Imana ngo twari kure ariko twigiye hafi muri wa mwanya Imana iraza kutubona yongera ituminjagireho bwa buzima ituminjagireho bwa buzima bw'umwuka na Zakariya ngira ngo ni Hezekiel haravuga ngo nzabaminjagiraho amazi bivuga ngo hari amazi y'ubugingo hari imbaraga z'umwuka wera hari ukubaho kw'Imana gushobora kudusubiraho turamutse twongeye guha Imana agahe yemwe abashaka Uwiteka ni mu mwambaza akiri bugufi nubwo amahembe hari nubwo strategies Satani yaziteguye nubwo system yayubatse ariko na Kristo yarayubatse yaravuze ngo itorero narishyize ku musingi aha amarembo y'ikuzimu atazarinyeganyeza bivuga ngo nawe afite uburyo strategies kuko niba Satani yiba imitima n'Imana yubatse mu mitima numugisha kumenya ko ihembe ryaguteye cyo ni kimwe niba uri mudukurikirana ishaka kumenya aho ihembe ryawe ryinjiriye kandi niba ushaka kuvayo shaka umwanya wawe n'Imana uzisanga wasubiye muri bwa buzima abuzuraga umwuka wera muzongera muwuzure abavugaga indimi muzongera muzivuge abahanuraga muzongera muhanure abari bafite rwa rukundo muzongera mu rugaruzi ndumva ari cyo nasubiza urakoze cyane kugira ngo tugire ubusabane n'Imana cyangwa twongeye kugira guho Imana umwanya nuko tugomba kongera gushaka ibihe erega twaguze ibiryo bitari by'umumaro pastor erega twafashe umwanya utazatwubaka mu minsi izaza yego niyo mpamvu yavuze ngo murekera kugura ibiryo mu bihenze uzama mega dushyiraho tureba ibiryo bihenze ariko finally biduhenze tugasarura ubusa tugasoza ahubwo turimo gushyigikira amahembe reka tugushimire dushimire n'abadukurikiye kandi reka tubashimire inshuti turabakunda ba Anaza Side Imana ibaho umugisha mukore comment muduhe ibitekerezo byanyu turabikeneye ni ingenzi musharinge hanyuma mu gusenga mukore subscribe kugira ngo udufashe kugera twigira imbere kandi ibiganiro mubirebe mujye mubireba musoze kuko iyo udasoje ntago umenya impamvu y'ikiganiro murakoze cyane Imana ibaduhera umugisha shalom